Rero nizere ko mumeze neza tujye kubana gatano kuri gatano bibutse bya bindi byibanze subscribe like ndetse na sharing kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se amakuru tugenda tubagezaho ajye bageraho igihe ikindi kandi mujye mwirinda undi musesengura amakuru wari we wese ushobora kubashoka cyangwa se akababwira amakuru y'ibihuha ariko amakuru cyangwa se ibyo ngiye kubatangariza n'ibyo ngiye kubagezaho ndashaka kubanza kwihaniza buri muntu wese ushobora kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu, umutekano w'abanyarwanda, umutekano wa buri muntu turarwanda wese yava akagera. Hari muri mazi iminsi icicikana hirya no hino ndetse ningira ngo ni inkuru itari nziza mu matwi y'abanyarwanda ku buryo umuntu wese byageraho cyangwa se yabyumva bibaye ari ibyo nyabyo cyangwa se ari iby'ukuri nukuri igihugu cyaba cyacitse umugongo. Ubundi reka mbere kuri iki kintu ariko cyane cyane ndabwira bamwe mu bantu nakwita ko ari nk'inyangarwanda cyangwa se ibigarasha. Abo nibo bantu ngiye kwihaniza ndetse mbahe gasopo ngendeye kuri iki kintu. Hari abantu bifashishije imbuga nkoranyambaga ndetse basohora itangazo mu izina rya RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda bakoresheje n'ibirango bya Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda. Ubwo n'ibirango bya RDF muri rusange. Barangije baratangaza ngo mwihangane banyarwandakazi, umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ari mu byago, ubuzima bwe bugeza habi, ararembye. Muri make baragiye nyine basohora itangazo rivuga ukuntu perezida wacu bihumuriza abanyarwanda mu kinyabupfura ariko mu birango by'ingabo z'igihugu, mu birango bya Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda. Ibyo baragenda barahwihwisa ariko ikintu nakundiye igihugu cyacu cyangwa se ingabo z'igihugu cyacu RDF bahise bavuguruza iryo tangazo bandika bahumuriza abanyarwanda bavuga ati ubuzima bw'umukuru w'igihugu wacu buhagaze neza, ameze neza, nta kibazo afite, nimucika igikuba. Ibyo byanditswe n'abantu batifuriza amahoro n'umutekano no gusugire bw'igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange. Ariko ibyo bintu byaragiye bikorwa na bamwe mu bantu batemera ubutegetsi bw'igihugu cyacu n'uburyo tuyobowemo n'uburyo tubayeho. Babantu nyine bahora barajwe ishinga no guhindura ubutegetsi, gukuraho guverinoma, babandi batifuriza neza igihugu n'abayobozi. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, umuntu wese wirirwa muri ibyo bintu nta kintu bizamumara, nta hantu byakugeza. Ibi barimo barabikora mu rwego rwo gushaka cyangwa se gusaba ubuhungiro, abandi bakabikora mu rwego rwo kugira ngo bajye bahora babona ibigori byo kurya iyo birukanye iyo ngiyo naho birirwa babundabunda. Ariko ikintu nakundiye Perezida Paul Kagame bidasubirwaho yahise yigaragaza, aragaragara, ajya habona, aragira n'ijambo ageza ku banyarwanda, Amerika ko ari muzima. Ariko abandi bari batangaje ngo Perezida Kagame ngararwaye, ubuzima bwe buri mu kaga, ngo gusa mwihangane ngo umutekano turi kuwucunga, ngo nta kibazo muri bugire, ngo igihugu kirarinzwe. Mbese baragiye bakora itangazo babaye nk'abasohora, barikoze nyine mu kinyabupfura ndetse bakoresha n'amagambo meza mu rwego rwo kuyobya abantu, ku buryo hari n'abantu bari batangiye kubyizera no kubigenderamo nyine bumva ko ari ukuri. Ibyo ngibyo bintu ntabwo ari byo, sibyo. Twishimiye uburyo tubayeho nk'abanyarwanda, twishimiye uburyo tuyobowe. Ibindi kubivuga nka Kayitare Ntare, umunyamakuru nkaba n'umusesenguzi. Ngewe ikintu ndi gusaba ahangaha cyonyine ni uko umuntu ukurikiye Tina TV show arebe kino kiganiro kirangiza kugira ngo atagira n'ikimucika. Ejo n'ejo bundi atazagira n'umuntu uzaka kubwira amafuti utarangije n'iki kiganiro ngo wumva ibintu byavuye naho byageze. Turumvikana neza kuko hari abantu barajwe ishinga no kwirirwa bahagaritse imitima y'abantu babatera ubwoba ngo igihugu cyafashwe, ngo ubuyobozi bumeze ntago perezida wacu afite ikibazo na kimwe, ameze neza n'umuryango we, ameze neza n'umuryango mugari w'abanyarwanda nk'uko tumwemera tumushyigikiye. Ibindi byose n'umuntu uzaturuka kuranda akaza kukubwira ibyo tumva, uzajya umubwira agenda bivugira iwabo.
abibwire nyina cyangwa se na bene wabo, kuko ibi bintu bimaze hari ikigoryi cy'umwana, reka sinjya ntukana ariko bitumye ntukana, ubundi byose biturutse ku kuntu mba numva ameze mu mutwe. Hari igihe umuntu akora ibintu kumva ko nta nubwo ari na byiza n'ibinashimishije. Hari uwo bita Mugirente, uyu Mugirente ni umuhungu bamwita Steven. uyu muhungu iwabo ni hano Nyabugogo, reba uri mutambika kujya ku giti cy'inyoni ahantu bita Kiruhura, hamwe bacuruza ibikoresho bishaje, haba hari twatumatora twabaye nk'imisambi. Za matore ukabona nawe ntiwayiryamaho, ushobora gusangamo nka batayo y'ibiheri. Aho ni iwabo uwo muhungu Mugirente. Uwo muhungu niwe muntu wa mbere wamamaza inkuru mbi ku Rwanda, niwe muntu wa mbere wamamaza inkuru mbi ku Rwanda. Hagakurikiraho uwo bita Mukanyiko, n'ibindi bigarasha byinshi bigiye na bya Noble Marara, nabo ngabo bantuze bariya ba Nahimana, ba Padiri Nahimana ba mu Faransa birirwa bavuga nabi igihugu, ariko kwirirwa babundabunda ntacyo bizabumariraho. Ibyo ni ibintu aka kanya nshobora kukubwira ko nta kintu byabamarira, icyo baba bari gukora cyose nta kintu byabagezaho. Hano hari umuntu uri kunyandikira akanansetsa, numvise akamesaje gasoni, biba ngombwa ko ndeba yararimo anyibutsa abantu nk'abo n'ubundi. Ariko aha ni igihugu cyacu kibera igitangaza. Uyu nguyu wita General Omega wahoze ari umwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda, bikaza kurangira ahungiye muri Kongo ubwo FARC yatsindwaga. Cyahoze ari ex-FARC, ubu yabaye ex-FARC ariko yahoze ari FARC nk'igisirikare cy'u Rwanda ku gihe cya Habyarimana. Inkotanyi zifata igihugu yahungiye muri Kongo, ariko abana be ubu bari mu Rwanda barishyuriwe, yaba ari abahungu n'abakobwa kuko ibyo bitsina byombi yarabyibarutse. Bishyurirwa na leta y'u Rwanda, bariga barangiza za secondaire na za université, barangije bakajya n'imbere bagashima, bakireka ubuyobozi ko batewe ipfunwe no kubona isa kibundabundiriye epfo mu mashyamba aho kugira ngo azafatanye n'abandi kubaka igihugu. None se ibyo byo wabinganya iki? Tujye tuvugisha ukuri, byo wabinganya iki? Ko jewe hari ikintu njya ndeba kikanyobera. Bariya birirwa babundabunda mu mashyamba ya za Kongo barya amabungo n'ibindi badashobora kuza kubaka igihugu cyabo, barahindukira bakohereza abagore babo mu gihugu n'abana babo, bakaza bakiga kuri ntuze ya leta, kuri buruse za leta, bakivuza nk'abandi banyarwanda bose, ubuvuzi bukabageraho igihe, bakiga nk'abandi bana, abandi nabo bakirirwa bazerera iriya mu mashyamba ya Kongo ngo barimo barashaka impinduramatwara. Ariko ibyo ngibyo nta gahunda nzimirimo. Nimutahe muze mwubaka igihugu, mureke kwirirwa musabiriza ibigori iyo ngiyo na za kawunga aho mwagiye kuba impunzi. Igihugu kirafunguye, amarembo arakinguye, muze mutahe mu gihugu cyanyu mwubaka igihugu nk'abandi, ibindi mubireke. Kuko ndibaza kujya gupfira iriya se urapfira iki nyine? Ko nta n'uwakwibuka ko urutwa n'isazi nzima n'ubu ngubu ukiri muzima, ahubwo kuko ntacyo umariye igihugu, ntacyo umariye sosiyete nyarwanda. Ariko ukajya hariya ukirirwa wandika usohora amatangazo ngo umukuru w'igihugu ngo ubuzima buri, ariko mana nyagasani. Nzajya mbareba mbatwengere mu ijigo, umugani w'Abarundi nibo bakureba ukamubwira ibintu bidahita agacaka avuga ngo nzogutwengera mu ijigosha. Nanjye rero nzajya mbatwegera mu ijigo, umugani w'Umurundi. Hanyuma reka bari badukurikiye mu kiganiro cyacu kuri Tina TV show, mukomeze mugire ibihe byiza. Ibiganiro byacu bihoraho mujye muhora mudukurikira, mukore subscribe kugira ngo bijye bageraho igihe, hanyuma ibindi tuzagenda tubiganira. Kandi mujye mujya muri commentaire mutwereke ko muri kumwe natwe, n'ibindi mushaka ko tubabwiraho cyangwa se tuvugaho mujye mutwandikira, bizajya bibageraho nta kibazo 5 kuri 5. Murakoze, mugire ibihe byiza.